Iyi video uretse gukuramo iyi video uyu munsi nta bya investment nta byaki. Uyu munsi hari abantu benshi, uyu munsi ngiye kubigisha uburyo bakoresha Binance. Abantu benshi bakoresha Binance naje kumenya ari uko nanjye ubwanjye nari nzi gukoresha Binance ariko natazi uburyo bakoramo deposit. Nzi kugurisha izira USDT zo kuri Binance nkazigurisha umuntu nkoresheje uburyo bwa BBB20 cyangwa se BNB20 B2P20 sorry, nkagurisha umuntu akaba amafaranga mu Banyarwanda ariko ntabwo nzi uburyo bakoramo deposit. Muri iyi minsi maze iminsi ndi kuba investment nubwo nta muntu njya matiriza gushora, ariko ushobora kuba ufite amafaranga kuri mobile money unafite Binance ukajya wibaza ko kwahora duha investment z'uburyo wabikuza kuri Binance cyangwa se uburyo wakora investment ariko mu buryo bwa Binance, nyine uburyo amafaranga amadolari uvunja amanyarwanda mu madolari ariko utabizi. Uyu munsi ugiye kwigisha uburyo ukura amafaranga kuri MTN Mobile Money ukayashira kuri Binance yawe account ndetse ukayakonvata ukayashira mu ma USDT ushaka, niba ari mu ma TRX, niba ari mu ma Litecoin, mu ma BNB cyangwa se mu ma Bitcoin. Iyi address yose ushaka ukaba wayashiramo ukayohereza muri website runaka ushaka kuyoherezamo. Uyu munsi nibyo tugiye kwigaho. Ikintu cya mbere ukora ufite Binance pe, abantu badafite Binance nababwiye ikizaba cya Binance n'umuntu uri muri Amerika cyangwa se umuntu uri hanze. Bya bindi muvuga ngo umuntu ngo ari hanze ngo ariko ngo yabuze ngo uburyo yanyohereza, ngo nyine yabuze uburyo yanyohereza amafaranga. Binance ushobora kuba umuntu ari muri Amerika akagushiraho amafaranga atute. Binance ni mu buryo bw'ama address, ashobora kuyashira kuri Binance ye akaba yayakoherereza. Guys, ni ibintu bishoboka. Urabona ko hariya mise nza kubaza ChatGPT ikambwira ngo ni ibintu bishoboka kandi ni ibintu byiza cyane, ko ni ibintu byoroshe, ko urabona ko mise nyibaza ni gute wakohereza amafaranga umuntu uri hanze y'igihugu ukoresheje Binance. Rabwiye ngo fungura Binance yawe, app ya Binance ja kuri wallet, kanda kuri withdraw, hitamo crypto wohereze urugero TIA cyangwa se shiramo wallet address y'uhohereza amafaranga, hitamo network urugero TRX20 cyangwa se BNB20 USDT, andika amafaranga wohereza, kanda withdraw, amafaranga ahita amugeraho. Ari byo nababwiraga, Binance wayikoresha ukohereza amafaranga umuntu uri hanze igihugu icyo ari cyo cyose yaba arimo, apfa kuba nawe afite Binance ko agwa address ubundi ukayipestingamo hano muri withdraw nkuko ubibona kwa kundi nyine ukora investment, nkuko tumaze iminsi nyine mbibereka uko ukura amafaranga kuri Binance nyine ukaba wayashira nyine. Mbese bibona hari abantu no kubisobanura biragoye cyane ko Binance irimo kantu ko kugora cyane, ariko reba nyine nkuko ubona wenda jirika nuko wenda hari abayikoze bayibonye kuri Binance. Kwa kundi nyine ufata address yo muri jirika ukayishira hano muri Binance, amafaranga ugahita uyakora withdraw yakuye kuri Binance akajya kuri jirika ukagura product. Ni nkuko n'uwo muntu yagwa address ye ya crypto runaka afite, ashobora kuba akoresha si wallet OKX akava kuri Binance akajya kuri OKX ye akaza kuyabikuza gamugeze muri OKX ye, gageze kuri OKX ye. Cyangwa se wowe urugero ukaba ari nk'umuntu uri hanze ariko ashaka kuguha amafaranga akayokohereza kuri Binance. Icyo wakora ati ni iki, wewe ni ukuvuga ngo uraza ugakanda hano handitse on deposit, aho uraza ugakanda hano handitse add found. Ni ukuvuga ngo ashaka kohereza amafaranga, ukandika hano handitse on deposit. Ni ukuvuga ngo icyo ukora uraza ugahitamo iyi USDT BB20 ugakopiya iyi address yawe kuri named Binance yawe, ntabwo urumva byahora niye, ukaza ugakopiya iyi address yawe ukayohereza uwo muntu agahita ayikopiya muri ya withdraw ye ashaka gukura amafaranga kuri website runaka yishira kuri Binance. Ayo mafaranga yakure muri iyo website azava kuri iyo website aze kuri Binance yako wewe wamuhaye address yawe. Nibyo ngibyo nari kugira ngo nyemura, ariko nanone ibyo nari ngiye gutangira guys. Kandi niba utarakanda subscribe kuri channel ya Uzeye Tech Media urigomba cyane. Impamvu ukona muri minsi ikintu cya Binance ndi kukibigishaho cyane nuko website zose tugiye kujya dukoresha, haba izisaba igishoro ndetse n'izidasaba igishoro, inyinshi hafi ya zose azaba ari ukubikuza kuri Binance. Niyo mpamvu ukona bino muri minsi ndi kubabwira uburyo bwo gufungura Binance. Ntago nabukozeho kuko ni abantu benshi babukozeho, nawe wagenda ukateza imbere aba content creator
ariko ubu buryo ndakeka ni njyewe umuntu wa mbere ubukozeho bw'ukuntu wabitsa amafaranga ukayakura kuri mobile money ukayashyira kuri Binance. Rero nabonye nanjye ubwanjye nagize ikibazo ndaserera ndavuga ati uko biri kose hari abantu benshi bijya bigora bakaba barabuze uburyo bakura amafaranga kuri mobile money bakayashyira kuri Binance, bakaba bakikorera investment cyangwa se bakaba bayohereza n'umuntu uri hanze mu mahanga. Rero icyo ukora nta kindi, uraza kwa tuno tudomo dutatu niba ufite Binance yawe account, uraza hano kwa tudomo dutatu hejuru uhakande. Icyo urakora nta kindi, weho uraza ukande hano handitse P2P, hano handitse P2P niho uraza ugakanda. Niba udafite P2P hano hejuru utari kuyibona, wowe uraza ukande hano handitse more service. Ubwo ni more service nyine, ushaka kurebamo serivisi zose zirimo nyine bitewe n'iyo ushaka gukoresha, ariko twe dushaka P2P. Turaza tuyimanuke, urukubona ko ari ngiyi hano, turaza tuyikande kuko ni nayo dukoresha tubikuza, kuko weho ntago uvuga ngo ni ukuvuga ngo umubaya nugura, umusera nugurisha. We ukanze hano kuri sera waba ugiye kugurisha ama USDT, kandi twewe tugiye kugura ama USDT kuko dufite amanyarwanda ariko dushaka amadolari, tugiye kugura amadolari. Turakanda hano handitse buy, uraza ukanda hano handitse buy. Weho icyo urakora urareba, ese uyu muntu urabona nk'uyu muntu wa mbere ari kugura idolari rimwe, ari kurigura ku gihumbi, ari kurigurisha ku 1475, kandi limite ye ni 2000 kugera ku madolari 57, kugera ku 1084 n'amafaranga 157. Uraza ukanda hano handitse buy, uraza ukanda handitse buy. Urukubona kandi ko ujye verifya neza. Ese reka nsubire inyuma mbibereke, ujye umanza verifiye umenye ngo ese uyu muntu yishura kuri MTN mobile money, ese yishura. Urabona n'abantu bafite Equity Bank bakwishyura rwose, ufite amafaranga menshi wakwishyura kuri Equity Bank, ariko no kuri MTN n'ubundi yajya. Ariko hari abantu babikuza nk'amamiliyoni hano muri Binance bafite banki, abo bakoresha banki. Hano hano twewe harimo uburyo bwa MTN mobile money, harimo n'uburyo bwa Equity Bank, harimo n'uburyo bwa Airtel. Uraza ukareba ese umuntu ugiye kugurira, umuntu ugiye kungurisha USDT ari gukoresha MTN mobile money, ukaza ukamukanda. Ukimara gukanda hano handitse buy, yakurikiye step by step. Ukimara gukanda hano handitse buy, ukanda hano handitse buy USDT, ntabwo ukanda hano handitse buy Fago ko waba ugiye kugura amanyarwanda kandi woweho ugiye kugura amadolari. Uraza ugakanda handitse buy USDT, niho ukanda. Ukimara kuhakanda hano, uyu nguyu urikubona ko limite ye agura guhera ku dolari 1.35. Niba ushaka urugero, ushaka kugura amadolari 100, uraza uyandikemo hano amadolari 100. Urikubona ntabwo yemerewe kuyagura kuko urikubona limite no kugarukira ku madolari, ahera ku dolari 1.35 akagarukira ku madolari 56. Bivuze ngo hagati y'ayo madolari, ushaka kugura amadolari 20 ni urugero, urikubona ko ari kubwira ngo nugura amadolari 20 uramwishyura 29,588. Guys, ugomba kuverifya ukareba ko amafaranga hano ariyo wamwishyuye, ko iyo wibeshe gato amafaranga gari hano naba ariyo umwishyura bitewe na USDT ushaka kugura, byose urabihomba. Niyo mpamvu ibintu byose bisaba kwitonda kubigendamo gake. Ni ukuvuga ngo wenda dushaka kugura USDT, wenda urugero USDT 2, ukabona ko USDT 2 ibi bice biba biri kurengaho byo ntubishyiraho ku ibice nyine, wowe ushiraho yano imbere. Ubwo twamwishyura 3,338. Kanze dushiremo wenda urugero USDT 4 cyangwa se USDT amadolari 5. Reka nze kanze manze nirebera amadolari 3 wageze kuranga amadolari 3. Turabona ko ari 8,938. Idolari ni ukuvuga ngo ryurira buri kanya. Aka kanya rishobora kuba uri ku 1,175, mu kanya ukabona rigeze ku 5 cyangwa se rigeze ku 1,880. Guys, rero sorry, ku 1,488. Rero hano wenda ugiye kugura amadolari 10, wenda ni urugero ugiye kugura amadolari 10, wenda ugiye kuyagura. Urabona nushira amadolari 10 arakubwira ko urishura 14,000, urishura 14,000, urishura 14,836, urishura 14,836. Uraza ugakanda hano, se njye ntawe ugiye kuyagura, wenda ngiye kugura amadolari 2, kanze nikanje hano. Urabona ndishura 3,000 bitewe nayo ugiye kugura. Wese uhita ureba yo urishura mu manyarwanda hano hasi mbese. Tukanda hano hasi
press order, ubwo utangiye order. Ukimara gukanda handitse press order uregwa kuri iyi page imeze uku nguku. Ni ukuvuga ngo weho ndagira ngo ukurikire neza, kandi uba ugomba kureba ko umuntu ugiye kugurira ari online. Ndakwereka uburyo umenya ko ari online. Hano icyo ukora nta kindi, nta muntu utazi uburyo bohereza amafaranga kuri MTN Mobile Money cyangwa se niba ukoresha Airtel, nanone Airtel Omo, ariko ikiza ujya ukoresha MTN mu kohereza amafaranga. Ababizi murabizi. Ni ukuvuga ngo hano baba bagwaye iminota 4, baba bakubwiye ngo nurenze iminota 15 utararangiza kwishyura. Ni ukuvuga ngo hano ikintu ukora, hano bari kubwira aya mazina urishura kuri iyi nimero n'aya mazina Diane Iradukunda. Ni ukuvuga ngo icyo ukora, iyi nimero uraza ukayikopiya, ukanda kwa kano kamenyetso kanditse copy, urabona amazina yawe ugomba barakubwira ngo icyitonderwa nk'umuntu ufite uburambe mu gukoresha Binance, kirazira kwishyura ukoresheje iyindi nimero idahuye n'amazina wasetinze muri Binance. Amafaranga icyo gihe uzayahomba. Ni ukuvuga ngo hano ndagira ngo unyumve neza. Ni ukuvuga ngo icyo ukora wowe, niba muri Binance ubikuza ukoresheje urugero igeno ryawe uziye igeno ryayo, ayo mazina ukoresha hari namba abaruyeho. Iyo namba buri gihe niyo uzajya ukoresha ubikuza, kandi iyo namba buri gihe ni nayo uzajya ukoresha ugura amadolari. Nukoresha itariyo wasetinze hano muri Binance ubikuriza. Reka nze nsubire inyuma gato mbikwereke. Iyi order ndayigarukaho. Urukona hano nshaka nyine nayikuramo, nayikupa, enable notification ndayikupa. Kubona bahise bandegutsa hano, ariko ndaza mbikupe gutya. Ni ukuvuga ngo reka nze mbasubize inyuma hano mbereke ukuntu ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo icyo ukora nta kindi. Weho iyo uje kugira ngo wenda ugure, reka nze mbikwereke hano kugira ngo ubimenye. Wenda turi umusera, wenda tugiye kugurisha, kugira ngo hano niho ubibonera neza. Uri umusera niho ubibonera neza. Reka nze mbikwereke. Hano niho usetingiramo namba yawe n'amazina. Hano niho uza ukabisetingiramo. Ni ukuvuga ngo ibi wasetinze hano, izi nimero wasetinze hano n'amazina ni nabyo uzakoresha wohereza amafaranga. Ni ukuvuga iyi nimero niyo uzakoresha wishyura kuri a muntu ugiye kugura nawe USDT. Nutishura kuri nimero iri muri systeme uzayahomba. Ndagira ngo unyumve neza hano ho bisaba kugira ngo usobanure neza ko urebye nabi wahomba. Ibintu bya Binance cyangwa se ibintu byose by'ikoranabuhanga bya cryptocurrency biba bisaba kugendamo gake, ko ni ibintu iyi ni nka banki ya account yari wabitseho na miliyoni 100, ukaba uzi neza ko ziri mu mutekano, kandi ukaba uzi neza ko isazo yose ushaka wazigurisha ayawe bakayaguha. Ni ukuvuga ngo rero Binance ifite umutekano wizewe cyane ko ikoreshwa ku isi hose. Rero ni ukuvuga ngo ibintu baba bari kugira ngo hatazamo ubujura. Niyo bari kuvuga ati namba wasetinze muri systeme ni nayo uzajya ukoresha, iyo ubikurizaho ni nayo uzajya ukoresha wishyura nk'uriya muntu wo kuri nyine, nk'uriya muntu uba wakoreshejeho nyine uyu muntu wa hano uba uri kugura nawe ama USDT. Urabona ko twagiye tugura ama USDT twe yagiye abaye complete. Turabona ko hano twaguze amadolari 10 yabaye completed, twe twayishyuye 11,836. Urabona ko hano hakiri iyi order twasoza ari ya indi ya order yacu. Urazukana handitse order, handitse order, ukakanda gutya. Uraza kugira ngo ubone usubire handi wari uri. Urabona ko ngo biracyari muri pending. Uvuga ngo nta mutazi kohereza. Naberetse uburyo ukopiya iyi namba, naberetse uburyo uza ugakopiya namba. Ugomba kuverifiya ko amazina ugiye kwishyuraho ari ayo baguhaye. Urabona biterwa n'uwo mugiye kugura, kuko ntabwo urishura ukoresha aya yanjye. Biterwa nyine, hano baguha full name bakaguha na phone number. Nk'uko iyo ugiye kohereza mugenzi wawe amafaranga uverifiya ko amazina ari aya nyayo, nawe hano rero amafaranga ugiye kwishyura uverifiya amazina baguhaye na namba baguhaye. Ubwo usanze hano ho haba your account ni amazina yawe, kandi ayo mazina yawe niyo ukoresha nyine kuri Binance, kandi nayo ukoresha kuri namba bikuza kuri Binance bakoherezaho amafaranga iri muri systeme nk'uko maze kubisobanura. Hano rero uraza ugakopiya iyi namba nk'ibisanzwe, uraza ukayikopiya kaza muri telefone yawe.
ugakanda akanyenyeri 182 bitewe n'uko ukoresha MTN cyangwa se MTN, ukakanda kohereza amafaranga. Kohereza amafaranga uri muri momo, ugakanda nimero, dore ngiyi. Hano nibwo ushiramo amafaranga baguhaye, hano ushiramo amafaranga nyine ya mafaranga bavuze urishura ari muri systeme, uyashira hano ubwo weho bitewe n'amadolari ushaka kugura yariyo sinyazi amafaranga nyine baguhaye. Urashiramo amafaranga baguhaye. Urabona ko baduhaye, batubwiye ngo turishura ibihumbi 338. Ibihumbi 338. Turaza dusubira inyuma, ibihumbi 338. Ibihumbi 338. Kande urwego, tuze twohereze. Kandi kohereza uri muri momo, shiremo ya namba, shiremo ya mafaranga. Ukona hano ukimara kugera kuri page imeze uku nguku, bahita bakubwira amafaranga ugiye kwishura, uverifiye ko amafaranga ugiye kwishura ari yayandi ari muri system. Ukabona ko bahita bagwana ya mazina baba bakubwiye full name na nimero, ubundi uhita icyo ukora uhita ushiramo pin ukishura. Yuko nkatwe duhise twishura kuko twe dushaka kugura amadolari 3 kugira amadolari 2 kugira mbere kuko bikogwa. Ukabona ko tumaze kwishura. Iyo umaze kwishura uraza ukareba iyi screen igaragaza ko wishuye. Iyi screen yo hejuru nyine urabizi, iyo umaze kwishura bahita baguha message. Message baba baguhaye, icyo ukora nta kindi, uraza ukayifata screenshot message igaragaza ko wishuye, ukaza ukayifata screenshot. Ukimara kuyifata screenshot, uraza hano muri telefone yawe, uraza hano guys, nkwibutsa ko uraza hano uyaploadingemo nyine kuko biraba bigaragara nyine ko wishuye. Icyo urakora uraza hano uyaploadingemo kuko tumaze kuyifata screenshot. Uraza uyaploadingemo hano, ukanda upload. Ukimara gukanda hano handitse upload, ukimara gukanda hano handitse upload, bahita bakurutse kuri page. Urakanda kwa kino kimenyetso cyo guteranya. Ukimara gukanda kwa kino kimenyetso cyo guteranya, uraza ukande select image. Sakanda select image. Ukimara gukanda select image, barakurutsa mu mafoto yawe. Ukimara kukurutsa mu mafoto yawe, urabona ko ngiyi ya screenshot twafashe igaragaza ko twishuye ngiyi. Turaza tuyikandeho. Tukimara kuyikandaho, turaza dukande hano handitse I have a mind transfer with you on payment account order the name. Uraza ukanda hano handitse agree. Ukimara gukanda hano handitse agree, wahita ukanda hano handitse transferred hano mu ibara ry'umuhondo, uhita wakanda gutya. Ukimara kwakanda gutya, urategereza bahita bakuregutsa chat ya wa muntu. Ukabona ko bahise batubwira ngo time twaguze tugiye kugura USDT. Hano bahita baguha iminota yo gutegereza, nayo baduhaye. Ariko tuvuga ngo uyu muntu muraza mugacata, utegereza igihe runaka, utegereza iminota kuva ku minota 5 kugera kuri 15. Iyo utegereje kuva ku minota 5 kugera kuri 15 atarakwishura amafaranga yawe muri Binance, uhita ukanda hano handitse view. Witwanda hano handitse view as, tugatanga order igaragaza ko uyu muntu atakwishyuye muri Binance. Ariko ntago bikunda ko atakwishyura bitewe nuko Binance yafatira amafaranga yereka. Nze nkwereka mbese screenshot ChatGPT gutya kugira ngo urebe ko ari ibintu bizwi. Gisobanure ngo ndakora iki kugira ngo bikunde, iteme iminota yo gutegereza n'icyo nakora baramutse banze kuyohereza kuri Binance. ndazanya uploadingemo, ndabizi nta mutazi kwa uploadinga ifoto muri ChatGPT. Niba nawe utari ubizi, uraza ugakanda kwa kano kamenyetso ka hano ko guteranya. Ukimara kugakandaho bahita bakuzanira photos. Witukanda hano hase foto. Ukimara gukanda hano hase foto, uraza ugahitamo iyo foto ushaka kwa uploadingamo, ukayitamo gutya. Habigiye bakubwiye ngo ari wayize ubikuramo, ukagira ngo ukabwira ngo ndagira ngo umfashe mbwire n'icyo nakora ngo bikunde. Reka nkwereke icyo bisobanura n'icyo wakora. Kuri ifoto wohereje hari ubutumwa buvuga ko umuntu wagurishije USDT yamaze ukayiha ChatGPT screenshot ikubwira n'ibyo wakora. Reka nze tugaruke muri website yacu, dukupe bino byose tubikuremo, turebe niba batwishuye.
urabona ko guys bya bintu ari ibintu byizewe, urabona ko bahise batwishyura amadolari 2 nk'uko uri kubibona, kuko niyo twe dushaka kandi niyo tunaguze. Guys ngewe mbereka ibintu ndi kubikora kandi mbereka ibintu nzi neza, gusa namba yanjye akenshi muri video zabanje ugiye no muri description ya channel usangamo namba yanjye. Wumvishe utari kubyumva neza, gusa uburyo mba nasobanuye guys ntako mba nagize, mba nabibasobanuye neza kandi nanjye nkabibereka ndi kubikora, kugira ngo utazavuga ngo kubera iki we yabitweretse atari kubikora, haba harimo ubujura, kuko ngiye mbikwereka ndi no kubikora kugira ngo ubone ko ari ibintu byizewe. Hano ushaka uraza ugahitamo hano handitse, uraza ugahitamo ugakanda hano handitse check assets, kimara gukanda hano handitse check asset nyine, cyangwa se ukaza utureka hano nyine, hano ushaka uhita ukupa bino ushaka amafaranga. Rero ikitonderwa ari byo kugira ngo byose mubimenye, mve hano mubimenye, ni ukuvuga ngo ama USDT umaze kugura aba ari hano muri ani, kandi biba bisaba kugira ngo uyakoreshe icyo ushaka nuko ajya muri folding. Ati kugira ajye muri folding ubikora ute? Wewe ukimara kugera kuri page ukanda hano handitse redeem, uvuga ngo hari igihe urakupa gutya ukaza ukagaruka muri Binance yawe, ntabwo urayisanga kuri balance, ushobora kutayasanga kuri balance. Ba bantu muri video nimuyirangize guys, video irabareba. Ukimara kwinjira muri Binance yawe ntabwo uyasanga hano kuri balance, ahubwo uraza ugakanda hano handitse asset. Ukimara gukanda hano handitse asset uza hano handitse ani, hano handitse ani urabona ko ariho ari amadolari 2 tumaze kugura. Ni ukuvuga ngo we icyo ukora kandi uyashaka muri folding kugira ajye muri balance uyakoresha ibyo ushaka, uraza ugakanda hano handitse, redeem. Ukimara gukanda hano handitse redeem, hano uraza tuno tuntu twose uraza ukatuvivura, uraza ukatuvivura gutya, ukanda kuri kamwe duhita tuvivuka, ugakanda confirm, kanda confirm. Hano hejuru nta kintu kanda, uhita ukanda hano handitse kano kamenyetso ka igisoro, kubona ko yavuye muri ani ahita aza muri support wallet, nta nubwo ahita aza muri folding, aza muri support wallet. Iyo ari muri support wallet ushaka uhita uza hano ugakanda hano handitse transfer. Ukimara gukanda hano handitse transfer uhita uyakura muri support wallet, narabiberetse. Uhita ukanda hano hasi maximum, ugahita ukanda hano hasi confirm, akava muri support wallet akajya muri folding. Urabona ko muri folding duhise tugira amadolari 6.64 nk'uko uri kubibona hano kuri page imeze uko nguko. Guys iyi video yamvunye cyane, nakoze ubushakashatsi bwinshi, ndakwinginze kanda subscribe, ntugende udakanze subscribe kuri YouTube channel, kuko urukubona ko ari ibintu byizewe cyane. Kandi kirazira, ikitonderwa kirazira gusiba SMS nyine igaragaza ko wishyuye utarayauploadinga hahandi nyine batarakwishura amafaranga yawe ngo agere kuri Binance wowe wasaka. Kandi kirazira kuvuga bya bindi mwigize ngo muri abajura, nugerageza ikosa ukavuga ngo amafaranga ngo nohereje muri Binance n'ubundi yageze muri Binance nakoresha ibyo nshaka reka nyahagarikisha, nawe Binance yawe bazahita bayifunga, amafaranga ufiteho yose uyahombe. Ntuzigere ukora iryo kosa ryo guhagarikisha amafaranga wohereje ku muntu kuri Binance. Nanshoreje video y'uyu munsi guys, kanda subscribe, kanda share. Iyo ubonye nyuma y'iminota 5 cyangwa se 15 adakwishuye, uhita wegera support, uzahera screenshot cyangwa se ubaze ChatGPT, izaguhita ikuyobora inzira, ariko ntabwo byarenga iminota 15, kuko niyo birenze 15 ahita nawe guha order kava, kireka nujya kugura ukagura umuntu utari online. Kaze nkwereka umuntu uburi online abameze ute. Kanze nkwereke umuntu uri online, utazagurira umuntu utari online ukabona yatinze kwishyurwa yahagarikishwa, ugasanga Binance ya account barayifunze. Umuntu uri online haba ari kano kamenyetso k'ubururu, sinzi niba uri kukabona, ako kamenyetso k'ubururu nyine gatukura ntago ari burase sorry, aka kamenyetso k'icyatsi, ako kamenyetso k'icyatsi niko kagaragaza umuntu uri online. Iyo katariho abatari online. Rero mu gihe ugiye kugura cyangwa se ugiye kugurisha, ugerera ko umuntu mugiye kugura nawe ari online. Angahe ncoreje video y'uyu munsi, niwe wegera ukanda subscribe.